Ngiye gukina agakino ningutsinda ndakubwira ikintu uri bukore sibyo kandi ikintu mubwiye gukora uragikora nta kibazo agakino nyine kagutse si ukazi rimwe kabiri gatatu ndagutsinze ugiye kundirimba ntabwo nkwibye nose singutsinze nyine wenda umuntu akabanza agakino rimwe akamenyera akatangira wamenyereye ahubwo ugera vuba vuba ndirimbira kuririmbira ko bituruka kure ngaho rero ndirimbira nyine ntabibi njye kwanza kuririmbira akaririmbo sibyo keza karirimba uri kumva ukiteguye gute se shandi kumva nkiteguye neza ahubwo watinze kukaririmba ntaribi none ko ngatangira aka numa karitse ku cya uranyibye pe iyo ndirimbo ntayo nshaka shaka indi ndirimbira mushakira kandi ku rukundo sikora nduze kubishobora urabishobora da ahubwo se ko kitabishobora ngo niyo naba mpumirije umutima urakona sinatekerezaga ko byambaho gukunda bigeza kuri njye byari nk'inzozi gukundana n'umuntu nkawe keza karirimba uri kumva ukiteguye gute se shandi kumva nkiteguye neza ahubwo watinze kukaririmba ntaribi none ko ngatangire icyanyu n'ubwoberana gusa ikintu bikubangamiyeho se agiye kuri byose ko bari kugushaka ninde uri kunshakayo abayobozi baragushaka nawe kenari bibi ndaje nabyo Joye bimeze bite bimeze neza wowe cyawe ni ukwihoberanira na Richard gusa nasi ibyo bikubangamiye iki ese mani nicyo cyakuzanye nasi washinzwe kumenya ibyanzanye ntabwo mbishinzwe ariko nyine mani hari ikintu tuba tuzi cyatuzanye we niyo sinzi impamvu biri rwoberana we ntari bicungana n'icyakuzanye nanjye ndacungana n'icyanjye ariko ngiye ndabizi to wari wambona nirwamo hasi mani ndetse bino bibareza gusabana none muraza nk'ukubita umuntu uko mwiboneye se mumubona ko umuntu nta muntu abiyagira duwaratereka nkubwira ukuntu ibintu bimeze wamaye telefone ngomba gukora nabone wa telefone ngomba gukora none dore ukuntu nguyu bari gushaka ko telefone zose babaye ari njye uzikora none se gute bari kunkubita nta kintu batagize mwebwe mubona muri iki duwaye calm down ntabwo ari abantu turabona gukora nawe usigaye wumva ibintu umwana nta mpamvu yo gushyigikira abana umwana ntakajya atuzeye ariko mujyane mutware nyine akanya utangiye kutuzeye akanya utangiye kubona ijambo uramenya n'ahantu barizwa n'umusangiza urumva umugabi ibintu avuze ngo tuze tubanza dutekereze hano dufite amagengi ko turabasiye we uyu mutipe wamubonye ari gufata mu mashinga ujeje ubundi none ubundi utakubise reka twumve ibyo avuga mujye mwubaha abantu bose sibyo wese kutatwubashye ngo uze tubaze byagenze bibi ngavuga vuba tukumve mujye mubanza mwirembe tumwanya uvuga manje mujye kurenganya abandi manje sibyo mwongere kumuraho ntabwo twiyubaha mujye mubanza mwirebe mutege niwongera kuvuga ngo mani hano nta mani hatira gukubita tugenda mani w'ikigo ukamufata mu mva nawe urusoni mbega akona ko akazi mujye mutunga n'amagambo semani kengo ukina ariko ubebe ubundi twakwiye kuvuga aya magambo twamukubise ubundi kabonye kazo twakana inyungwe katwumve Batman nawe reka twumve uramushira wanjye twumve nawe urabonye baruhuda vuga twumve ibi ntabwo ari uko bimeze hasi wasanga afite impamvu yo kubikora nta mpamvu yagira kugufata niyo mpamvu uri kumutabara niyo mpamvu ukamutisha kwiba basi yabikora cyane ubundi we byatangiye kaje mujye mwubaha bagenzi banyu kuko ntabwo wakibara tubashya aka kanya utangiye kuyobora akanya uje abonye ko tutiyubaha muri wese ugira na duhora
narababwiye tugakubite mwanga ku nawe turaje ibijyanye muri dora turakora inama muri dora turakora inama uyu mwana impamvu kuko azajya kwicara we uriya mutipe yicara abazamuhereza na permission bajya muri leta ese uri bwo turusha ubwiza ku buryo watubwira amagambo angana gutya nta n'urusoni mugenzi wanjye bari bishimye ni ikibazo gikomeye turigendere uyu mwana tugomba no kumuha intebe yiwe akaza yicara wenyine nta n'urusoni nyine usigaye umpamagara no mu izina se sinari guhamagara n'ubundi kubona kuba tukiri kuvugana nacyo byo bimara iki ese ko mbona warakaye wabaye iki ese ntarakara ubu ngubu kuko ntakishima ibyishimo mbikuye he ntese wabaye iki ese mukamubaza ubona ndi umwana ku buryo wakifata ukajya unkinisha inshuro ebyiri inshuro eshatu ugakeka ko ari ibintu bizanjye amata bimenya nagukinishije gute ibintu byawe na duwaye bigezeyo ubundi duhaye se kandi ajemo gute kutabimbwiye se duhaye se njye nawe dupangiye wenda iyo ukibimbwira bikagira inzira ni ibiki se nari kukubwira ejo bundi mwanya Nyagatego wenda duhaye magana amafaranga ni hari ahepfo ahari ugera gusa ndibuze kubimenya ndakureka inshuro ya kabiri araza arambeshya aha ngaha ngo uri kumushaka kuri biro kugira ngo n'uburyo muganire si ubona ndi umwana ugeze he reka njyewe ibyo byose uri gutekereza nta na kimwe ndi gupanga na duhaye ikintu mbashije kubwiriza kurimo n'ikindi nimba udashoboye kubwiriza ukuri ngo umenye ibintu birimo rero ukubona ukuntu ugiye nako kwiryaho se nzi nyine ndi kubibona mpamvu Petariki impamvu ndayizi mwana njye sinzi impamvu ari kwiryaho nyine ndayizi ngingi irenze mu kigo wabuje none zifisha ariko gute murabona uzi nakuru rukuru ruri kubona na Girene n'uriya mupete mushyashya mwana baramujanguye mwana Vani za Kevin Vani na Girene wakibarije Kevin kandi ibintu mani bikisere mujye murangiza bari kumwe baraganira okay umva umwana nanjye ndafite mission ariko so ntabwo uri kubona ibiganiro namenye n'impamvu maje nasanze muri classe bicaranye ntabwo uri kubona ibiganiro Girene we ameze nyine nk'umuntu uri kinajabye ese kuki utatumwe ngo tugaterure mwana iti nkuru Yesu umeze kuri akatuzaga baguce bro yewe naranabisangiye bahoberanye gutya gatanu ku kandi ese kuri baby yabakiriritse mwana bose byo mubireke nyine mani n'undi nibikomeza kumba asemana ukunda n'ubeze kwiya akajya kwakira kijama mwana mbatangura buri bamubete ntabwo uri kunabwo kumuhibyo yo mwana we shaka ukuntu muhibyo abo wawe mwana umwego mushimuta gute twagishimuta tukakiraburiza mwana ntari gushona bro yararenze mwana twagishimuta kiri ko mushimuta twamusora mu kigo aho ndiko byumva kira n'ikizanga umuntu yagishi nicyakirwa nawe niyo wanakibika muri dushe iminsi twapanga okay twe tukaza kuguha raporo Cheje no byari fresh kugira ngo kira gipiti kigomeze kikuzagabe n'iki nyine kintu simumenyera mwana none ngiye kukimeze gisa nabi urazi tumuburishe mwana turakiburisha sibyo je ahubwo twabigenza gute nkuko wakangaye wenda just ari nko muri weekend man weekend igiye kuza weekend nta riske zazamo mani ko naduwasiga tugendaho nawe n'iki uraseza tubaze ikibaye weekend kabisa ramana weekend wayen no bishyize mu biganza byawe wenda bikurikiranira nta bijanye weekend ntibahari ntibahari tuzagufasha man barahari man ahubwo reka nshaka ko tuba twikaraza sibyo ariko weekend gahunda ubwo niyo ngiyo nzabona mungwira sibyo uraruhungu nge man uraja byararangiye ariko nta birenze ni nuko hari wo wanze kunsobanurira ntabwo nanze kugusobanurira se byose mbikubwira ukuntu byagenze kandi waratsimbaraye oya reka mbikubwire ntacyo bitwaye nyine cyagiye udusanga cyagiye mpagaranye na Victoire hariya hirya nyine arimo arakunyangisha ambwira uburyo nyizatuma atsindwa nyine ariko kunyangisha muri make na cyagiye nyine tena dusigaye twicaye hariya nibyo tena yaragiye kumbwiraho nta n'ibindi gusa nta ribi nimba ari ibyo byonyine gusa nawe ikosa wakoze ni uko tubizenda gusa n'ikindi kintu nasobanura ikintu kimwe cyonyine si byo gusa wenda gutya ubona abantu tuba turi mu kigo gusa mutayama ari igihe umuntu afoye nyine uzi ko umuntu ukunda umufoye se ndabizi
ujye ugerageza wigora wenda ari abantu mama bavugana ngo numva nta kibazo ariko hari aho bishyika nkabona barengeye ujye wihangana dore kugira ngo twese umutima wacu uteye kimwe ariko nawe nyine ujye ubanza umbaze mbere y'uko urakara umenye impamvu nyine nari ndi kuganira n'uwo muntu ese ubwo nakubajuka mukongera ukuri ku byishimo ntabwo kumva no kwifata gute kumva kandi narashatse kugusobanurira nyine ugahita ugenda udashaka kubyumva biriya ntabwo ari byiza ntari gusa gusaba imbabazi nta kibazo nakubabariye ikindi gihe sibyo ujye wigora bigenze uko kumva ukwiye nawe ntawe nzaba nongera gutanga akagura hakiri kare siko bimeze nta kibazo nyine ni ukujya turebera ibibazo hamwe apana guhita wivumbura nyine nk'uko wabikoze nizere ko bitazongera ubwo turaza guhura ariko nakeka ko no kugikunda mwana mana ubwo ntibyabaye umunsi ni gahunda kandi sawa boss meze makorozi meza ufite ubwoba byagenze ufite ibyo nzuzana ufite ubwoba duteye umugongo mwana nagushakaga mwana nshakira iki noneho ko ndi kubona amazi ndagushaka neze ntitwanaciringa mwana yewe munshakira iki n'ibintu twatuganije reba bari abasaba nyine barimo baragushaka ibyo no gushaka niyo gushaka Sister music is fresh neza kende ukibona tuse ibintu ni fresh wari warabuze ariko mwana kabisa urasa neza byataje hano se ko ari umugizi wari ukuntu nyine wo gushaka byataye kandi abizi nyine byabaye nyine tusubiyeho cyane ukuntu mbazi bari tusubiyeho byataye nyine biriya nyine birimo kwereka ko uje mu kindi kigo nyine gitandukanye n'icyo wari urimo mwarahindutse byawe kenshi ahubwo nyine kugira ngo nabo bakora nyine ibisubizo nyine mwasabana imbabazi ati mbona icyo kigiye kubareba ibyo birenze se wowe nawe akatwigendere tubashoneshe twumve byari byo Sitameze gute? Nano urisubiraho se basi. Uracyafite ikiguri? Yesu we. Agiye mwana. Urabona ko